Inshuti bakunzi ba Impala Media Rwanda, aya ni amakuru mu Kinyarwanda ya none ku itariki ya 10 Nyakanga, mugiye kugezwaho nanjye Jean D'Amour Hakizimana. Niba uri mushya kora kuri subscribe kugira ngo amakuru yacu ajya kugereraho ku gihe. Umusore w'imyaka 25 wo mu murenge wa Muhura mu karere ka Gatsibo yatawe muri yombi n'inzego z'umutekano nyuma yo gukekwaho kwica nyina umubyara w'imyaka 60 amuziza ko amubuza gutereta umugore baturanye yari yarinjiye. Ibi byabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya 10 Nyakanga 2025 mu mudugudu wa Gihembe mu kagari ka Rumuri mu murenge wa Muhura. Umwe mu baturage yavuze ko uyu musore yari amaze igihe kinini yarinjiye uwo mugore, ariko akaba n'ubusanzwe yagaragazaga imyitwarire itari myiza. Yagize ati yari umuntu ubona ko afite ikibazo bitewe n'imyitwarire itari myiza yamurangaga mu bandi. By'uko yari yarinjiye uriya mugore byo birazwi cyane inaha, kandi mama we ntabwo yari yarabimushyigikiyemo, rero twabyutse dusanga yamwishe. Umunyabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Muhura Nayigizente Gilbert yemeje ko uyu musore hari umugore baturanye yari yarinjiye, umubyeyi we ntiyabimushyigikiramo, undi aho kugira ngo amwumvire ahubwo ahitamo kumwicisha umuhini. Yagize ati umwana yishe nyina ni umusore w'imyaka 25 yamwicishije umuhini avuga ko amubuza gutereta umugore yari yarinjiye baturanye. Ni umugore w'ibana yari yarinjiye, umubyeyi we ntabimushyigikiremo. Uyu munsi rero yamwicishije umuhini, ariko yahise atabwa muri yombi. Gitifu Nayigizente yakomeje avuga ko kuri ubu uyu musore yatawe muri yombi na RIB. Ati ubutumwa twatanga ni uko umuntu aramutse agize ikibazo yajya yegera ubuyobozi. Tubabwira ko ubuzima bw'umuntu ari ntavogerwa, nta muntu wemerewe kuvutsa undi ubuzima, buri wese akwiriwe kubaha undi, noneho ababyeyi bo bikaba akarusho. Kuri ubu umurambo w'uyu mubyeyi wajyanywe ku bitaro bya Kiziguro kugira ngo ukorerwe isuzuma mbere y'uko ushyingurwa mu cyubahiro. Bamwe mu batuye mu mudugudu wa Ruzo akagari ka Nkanga mu murenge wa Rweruho mu karere ka Bugesera bashinja umuyobozi w'umudugudu wabo kurara avuza induru atabaza kandi nta kibaye. Umwe yagize ati mudugudu wacu arifata akavuza induru nta wimuvugishije, tukabyuka ijoro kureba icyo abaye, wahagera akavuga ngo nagira ngo muntabare. Undi nawe yabwiye TV1 ati yari yasinze nyine azenguruka umudugudu atera induru wagira ngo ni kamere yamuteye. Abaturage bavuga ko adakwiriye kuba umuyobozi wabo kuko yigeze no guhagarikwa mu nteko y'abaturage, nyuma bongera kubona yasubiye mu nshingano mu buryo batamenye. Uyu muyobozi w'umudugudu nawe yemera ko araravuza induru nk'amayeri yize nk'umuyobozi ngo arebe ko umuturage atewe abandi bamutabara. Ati navugije induru kugira ngo turebe umutekano, uburyo abaturage batabarana, kuko muri iki gihugu uteye induru ntubone abagutabara, icyo gihe nibwo igihugu kiba kiguye mu kaga. Akomeza agira ati narabikoze kugira ngo umuturage atabarwe, n'umwitozo kugira ngo ndebe ko abaturage babasha gutabara, nsanga ibyo ntibibaho. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rweru Sibomana Jean Claude yabwiye TV1 dukesha iyi nkuru ko uwo muyobozi w'umudugudu akwiye guhagarikwa kugeza igihe hazatorerwa undi. Ati mu nteko ndavuga ko bazashaka undi ubamusimbuye by'agateganyo. Netanyahu minisitiri w'intebe wa Isiraheli yatangaje ko yizeye kugera ku masezerano yo kurekura imfungwa za Isiraheli ziri muri Gaza mu minsi mike iri imbere. Ingabo za Isiraheli zakajije ibitero by'indege n'iby'ingabo ku butaka muri Gaza, bikaba byahitanye abanyapalestina 82 barimo n'abantu 9 bari bategereje ubufasha bw'ibiribwa. Umusirikare wa Isiraheli ufite imyaka 21 yapfiriye mu gace ka Khan Yunis ubwo yari mu bikorwa byo gutegura inyubako ngo zisenywe n'ingabo za Isiraheli. Hari inkuru ibabaje yagaragaye ku munyapalestina wagwiriweho n'inyubako akiri muzima aganira na mushiki we kuri telefoni ari mu rubavu rw'inzu irimo umuriro mwinshi, ariko ntibabasha kumurokora. UN Special Reporter Francesca Albanese yavuze ko ibihano Trump yamushyiriye hari biteye isoni, ariko ko bitazamuca intege mu kurengera uburenganzira bwa Palestine. Naho Perezida Macron w'Ubufaransa yasabye Ubwongereza gufatanya na France mu kwemera leta ya Palestina nk'igihugu cyigenga, avuga ko ari bwo buryo bwonyine bwo kugera ku mahoro arambye. Kugira ngo iyi ntambara ihagarare, Isiraheli irifuza ko Hamas yashyira intwaro hasi ikareka ibikorwa bya gisirikare no kuyobora aka gace ka Gaza. Hamas yo ishaka ko intambara ihagarara burundu, ingabo za Isiraheli zikavanwa muri Gaza, kandi inkunga y'ubutabazi ikagera ku baturage idafite inzitizi.